bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala. Umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala yazamuye ibiganza arasaba, amaze gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bw'abana bahumwana arangije arigendera. Musa agarutse nibwo yaje asanga aba bantu bafite umwana, arabaza ateze byagenze gute, aramubwira bati hari umugaragu wa cyano nawe nyuma yawe aradusabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala duha umwana, amaze kuduha umwana none ubu ngubu turatwite. Musa nibwo ahamagaye Allah subhanahu wa ta'ala ati ya Allah, kwamiye ko abantu batazabona umwana bazarinda bapfa nta mwana babonye, none bakakanya bikaba biri ngombwa ko bafite batwite, bimeze bite ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ese aba bantu bagira bambonemo nk'umunyabinyoma nk'umubeshi kandi intumwa yawe? Allah subhanahu wa ta'ala musubiza ati we Musa, hari umugaragu wanje ngira isoni abagaragu banje kuba bazamura ibiganza byabo bansaba hanyuma bakamanura ibiganza byabo ntarasubiza ubusabe bwabo. Hari umugaragu wanje waje muri abo ngabo aransaba abasabira umwana, ndangije nakira ubusabe bwe mbahereza umwana. Hanyuma bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala igihe kiragera, Musa Allah subhanahu wa ta'ala itamubwira ati Musa, none bimeze bite ko mbona ugize icyizere gikeya kuri ngewe, ko mbona kwiringira no gutinya bigabanutse? Musa bigenze bite? Musa aramubwira ati ya Allah, nkeneye kumenya uwo mugaragu wawe wasabye ubusabe ukabwakira, ngewe nagusabye ukanga kwakira ubusabe bwanjye. Allah subhanahu wa ta'ala abwira Musa ati genda w'imigezi biruhurira, numara kuhagera urahasanga umugaragu wanjye, numara kuhagera umubwira uti Allah subhanahu wa ta'ala antumye inyama y'umuntu, arashaka inyama y'umuntu yewe mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa yaragiye, ahageze amaze kuhagera ahura n'uyu mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, aramubwira ati ya mugaragu wa Allah, ya ibadur rahman, yewe mugaragu wa nyirimpuhwe. Allah subhanahu wa ta'ala antumye inyama y'umuntu, arashaka inyama y'umuntu. Uyu mugaragu abwira Musa, abaza Musa, tewe Musa, ese Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ibiremwa byose wakuremye nanjye akandema niwe ugutumye inyama y'umuntu? Musa aramubwira ati naam. Aramubwira ati fata icyuma cyawe ukate hano kutako, ukate kuri inyama nziza, abari ushyira Allah subhanahu wa ta'ala, umubwira uti mu by'ukuri umugaragu wawe aguhaye inyama washakaga, anakupa kipande cha mwili ulichotaka, aguhaye kipande cy'umubiri washakaga. Arangije Musa aragiye, amaze kugenda Allah subhanahu wa ta'ala aramubaza tewe Musa, inyama wayibonye? Musa aravuga ati na yego nayibonye ya Allah. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala mubaza Musa ati yewe Musa, iyo nyama y'umuntu ufite itandukanye n'iyawe? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wala quwwata illa billahi, nta mbaraga nta n'ubushobozi usibye bitangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ufite izihe mbaraga? Wazihawe nande? Ufite ubuhe bushobozi? Wabuhawe nande? Ufite ubuhe mutungo? Wabuhawe nande? Ufite iki? Icyo ufite wagihawe nande mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma atana wa ilayhi nushur. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu
وهو على كل شيء قدير. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, turacyakomeza hamwe kurebera hamwe intwaro abayisilamu Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye, ariyo adua, ubusabe. Kuba ubusabe bwawe bwakwakirwa gatoya gusa, Allah subhanahu wa ta'ala kuba wamusaba ubusabe bwawe agahita busubiza, nta kindi bisabye usibye ko bisaba kuba ubarizwa muri bamwe twabonye mu kiganiro cyabanjije ikindi kibagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabaha kisa gatoya kuri Musa alayhi salatu wassalam, intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuri ba Bani Israel. Ubwo Musa alayhi salatu wassalam yamaraga gusari salatu fajiri, amaze gusari no gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, yarafashe urugendo aragenda. Amaze kugenda ageze imbere asanga urugo, arangije arababwira ati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, banga kwikiriza isalamu. Arongera asubiramo baranga. Kunshuro ya gatatu arababwira ati ese murabizi neza ko ndi intumwa ya Allah nkaba nitwa Musa? Baramubwira bati wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, yewe Musa ese wowe uri intumwa ya Allah koko? Musa ati naam. Baramubwira ati yewe Musa, mu byukuri twebwe dore tugeze mu zabukuru, nta rubyaro dufite, twabuze urubyaro, none dusabire idua kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salatu wassalam ahamagara Allah subhanahu wa ta'ala ati ya Allah, abagaragu bawe bakeneye urubyaro. Allah subhanahu wa ta'ala arababwira, asubiza Musa ati yewe Musa, abo bagaragu banjye nta rubyaro nabageneye kugeza igihe bazinjira mu nda y'isi, kugeza igihe bazapfira nta rubyaro nabageneye. Musa alayhi salatu wassalam arababwira ati bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala nta rubyaro yabageneye, muzarinda mupfa nta rubyaro mufite. Iyi kisa iratwereka uburyo dutandukanye muri iman, uburyo dutandukanye muri yakin, uburyo dutandukanye mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, no kumwiringira, no kumutinya, no kumusaba, no twamuhereza icyo ari cyo cyose dukunda ku mubiri wacu. Kubera ko ubaka kanya Allah subhanahu wa ta'ala niwe waguhaye amaso, akubwira ati ayo maso yampe, ntabwo uri tayari kuyama wasigara ngo ndasigarana iki? Kandi urabufite Allah subhanahu wa ta'ala, wa mayatawakkali ala Allah fa huwa hasbuhu, wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala alala muhagije. Ariko wahita uvuga uti ndasigarana iki? Ndasigarana iki? Amaso yanjye ninyahereza Allah subhanahu wa ta'ala, ndasigarana iki? Amatwi, Allah subhanahu wa ta'ala kubwira ati mpa amatwi yawe. Ese mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala mubwira uti ya Allah, ndasigarana iki ninyaguha? Byumvikane ngo wa mayatawakkali ala Allah fa huwa hasbuhu, wiringiye Allah subhanahu wa ta'ala alala muhagije. Magaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, turi mubiringira Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa turi mubiringira intwaro za kirimbuzi duteruye mu ntoki zacu? Turi mubiringira imbunda, inkota, ibipfunsi n'imigeri? Turi mubiringira imbaraga zacu, ubushobozi bwacu tuvuga ko dufite, nyamara nabyo twabihaye we na Allah subhanahu wa ta'ala. Abyambuye ubushobozi bwo kuba byarasa ntibyarasa, abyambuye ubushobozi bwo kuba byaturika ntibyaturika. Allah subhanahu wa ta'ala abyambuye ubushobozi bwo kuba byakata ntibyakata, nkuko byagendekeye ku cyuma cyagombaga gukata Ismail alayhi salatu wassalam. Ismail alayhi salatu wassalam, ubwo Ibrahim yaragiye kumucinja, agiye kumutambamo igitambo, hanyuma Ibrahim amaze kujya inama n'umwana we ati untwikire mu maso n'icyo mugityaze cyane kugira ngo ukate rimwe gusa nte kubabara.
hanyuma Ibrahimu agakata inshuro 3 cyangwa gukata kugeza ubwo yagize umujinya, agakata kubita kwibuye, ibuye rigacikamo 2 nyamara ryanze gukata umwana. Ibrahimu alayhi salatu wasalam aravuga ati, ni gute wacyuma we mukatisha ijosi ry'umwana wanjye kugira ngo mutambe, kuko ari isezerano ryanjye na Allah subhanahu wa ta'ala ryubahirize, ukanga gukata warangiza ugakata ibuye. Icyuma kubitangaza bya Allah subhanahu wa ta'ala kibwira Ibrahimu alayhi salatu wasalam ati, yewe Ibrahimu mukunzi wa Allah, wubahiriza itegeko rya Allah, wihebeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo wamperezaga itegeko ryo gukata umwana wawe, Allah subhanahu wa ta'ala nawe yampaye itegeko ryo kudakata umwana wawe. Allah subhanahu wa ta'ala iyo mbundu teruye ayambuye ububasha, ayambuye uburenganzira bwo kuba yarasa, igakwama ntiyarasa. Niyo mpamvu ntabwo wakagombye kuyiringira, ntabwo wakagombye kuyitinya, ahubwo tinya wa wundi wayiremye ari Allah subhanahu wa ta'ala, we waremye ibyo byuma bikoze iyo mbunda. Tinya uwo nguwo, iringira uwo nguwo. Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ibiremwa byose, wa mayatawakkali ala Allah fawasibuhu, uwiringiye Allah subhanahu wa ta'ala muhagije. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala uko niko bagaragu bagumye kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, baramusingiza, baramwambaza, baravuga bati la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ibiremwa byose, Imana imwe, nta yindi twayigereranya nayo, nta yindi twayisengana nayo, nta yindi twayiringirana nayo, nta yindi twayizerana nayo, nta yindi twayambarana nayo, nta mbaraga, nta bushobozi usibye bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni uduha imbaraga, ni nawe uzitwambura, ni uduha ubushobozi, ni ubutwambura, niwe uduhereza buri kimwe cyose. Inema za Allah subhanahu wa ta'ala niwe udushoboza ko zibasha kutugeraho. Allah kwambuye umwuka, ninde wawugusubiza? Allah subhanahu wa ta'ala ati, umwuka bamwe muri mwebwe tubatwara umwuka mwese mwakoranye, abadogiteri bize bakomeye, abakire bafite amafaranga bose, mwese mugateraterana mugahamagarana muti yemwe yemwe yemwe, abandi tukaburiza indege tukabajyana mu bihugu bikomakomeye, ariko tukabajyana bagifite wa mwuka Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye, hanyuma tukongera tukaburiza indege bakagaruka ari imirambo. Allah subhanahu wa ta'ala ati, umuntu wanyu mukunze tumutwara mureba. Allah subhanahu wa ta'ala uwiringiye Allah subhanahu wa ta'ala abaramuhagije, kandi niyo umuntu apfuye yariringiye Allah subhanahu wa ta'ala abagiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ese wiringiye imbunda, wiringiye bombe, wiringiye igikoresho icyo ari cyo cyose avuga ko cyamuha umutekano, avuga ko cyamutabara, iyo apfuye ajyahe? Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala bigira ubushwangi, ni imitako, byose turapfa tukabisiga imusozi, twebwe tukajya mu nda y'isi. Uburi generali, uburi kapiteni, uburi koroneli, ukomakomeye uwari we wese, ishimashita fa innaka al-mauti, zirikana ko hari umunsi uyu mwuka tuzawamburwa. Kandi ibyo byose twishingikiriza bigasigara ntacyo bitumariye, ntibyadutabara, ntibyadusubiza umwuka Allah subhanahu wa ta'ala yawutwambuye. Allah subhanahu wa ta'ala yakuye inema mu biribwa bye, dutangira turwara amakanseri, tukarwara indwara zitandukanye, bikarangira tunapfuye, tukajya kwa Allah subhanahu wa ta'ala akajya kutubaza, thumma tusaluna yawma idhin ani na'im, akatubaza inema twari dufite twazikoresheje iki? Ese twabaye abarinda amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, twabaye abarinda idini rya Allah subhanahu wa ta'ala, twabaye abacunga, twabaye abahagararizi b'ubutabera, dutanga ubutabera, twimakaza ubutabera, duca ruswa, duca akarengane. Mu mbaraga ufite, mu bushobozi ufite, akarengane
amahugu uhagaze mu kubikumira. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati uyu mugaragu wagumye kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala, asingiza Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa Allah, nta yindi mana iri ikwiye gusengwa mu kuri, la sharika lahu, nta nimwe bangikanye na mu mana bwayo no mu bikorwa byayo, nta kiremwa na kimwe yifashisha kugira ngo igire ikikora. Innahu kun fayakun, mu by'ukuri ishatse kuvuga iravuga bigahita biba, yategeka bigakomera. Allah nta kiremwa na kimwe, ntacyo tumubangikanya nacyo icyo ari cyo cyose. La sharika lahu, lahul mulku, niwe wihabiriye ubwami bwo mu isi no mu ijuru, niwe ushyiraho abami, ni nawe bakuraho, niwe ubasimbuza, ariko we ntajya asimbuzwa. Allah niwe usimburanya abami, ariko we ntajya asimbuzwa. Allah niwe usimburanya ijoro n'amanywa, we ntajya asimbuzwa. Allah subhanahu wa ta'ala niwe usimbuza ubuzima n'urupfu, nyamara we ntajya abarizwa muri ibyo ngibyo. We ufite ubuzima bw'ikirenga, we udapfa, udasinzira, udahunyiza. Allah subhanahu wa ta'ala la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, ni nawe dushimira. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, ni nawe ushoboye buri kintu cyose. Abandi twese turi abanyantege nkeya, twese turi abanyantege nkeya, buri wese afite intege nkeya, buri wese afite intege nkeya kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya muri Quran aratubwira ati hadha yawmul fasl jama'nakum al-awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun. Alati hadha yawmul fasl, hari umunsi dusezeranwa tuzagera imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, twese abatubanjirije n'abazaza nyuma yacu, ibiremwa byose bigateranira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, akabibwira ati ngaho mu bushobozi bwanyu, mu mbaraga zanyu, ngaho ni muzikusanye mugira icyo muntwara. Fa in kana lakum kaydun fakidun, ngaho ni muteranye izo mbaraga zanyu mundwanye, mugira icyo muntwara, mugira icyo munkora. Ubaka kanya mwese ngiye kubahana, abami n'abamikazi, abategetsi, abayobozi, abantu mwese mwigiza karaha kajyahe, ngiye kubahana. Fa in kana lakum kaydun fakidun hadha yawmul fasl jama'nakum al-awwalin, twateranyije ibisirikari byose byabayeho, jama'nakum al-awwalin, ibyabanje nibizaheruka mwese twabateranyirije ahangaha. N'ikimenyimenyi mutuze nkuko nabaremye ntacyo mwari mufite, nabaremye mu rusoro rw'amaraso, nabaremye mwakuye mu ntanga, nzigira urusoro rw'amaraso, nshiramo amagufwa, ayo maraso nyagira ibinyamanyama, hanyuma nshiramo amagufwa, hanyuma ndangije nshiramo umwuka, hanyuma mbagenera uko mugomba kubaho n'igihe muzamara, hanyuma ndongera ndabica mbambura ubuzima, hanyuma murashyingurwa, hanyuma nabazuye. Fa in kana lakum kaydun fakidun, bya bindi mwavugaga ngo ngiye mbonye Imana nayibaza, ngaho ni mumbaza ibibazo mushaka. Bya bindi mwavuga ngo ngiye mbonye Imana ngo nayirasa, nayihemukira, ngo ngaho ni mumpemukire. Fa in kana lakum kaydun fakidun, ngo ngaho ni mugira icyo muntwara. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, aba bagaragu muri ikisa turimo turaganira ya Musa ubwo yari amaze gusari salatul fajr, agakora n'izindi ibada, agasingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Yaragiye abo bagaragara basanga, maze kubasanga arabasabira, bamubwiye bati dusabira urubyaro kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ababwira ati abo bagaragu banjye nta rubyaro nabagene mpaka binjiye mu nda y'isi, mpaka bapfuye. Aba bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala bagumye gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, baramwizera. Bamaze kumwizera birangira haje undi mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala, asanga bari gusingiza la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala azana undi mugaragu
acaho ngaravuga ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, baravuga ati wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala nyije aba bagaragu arababwira ati ngaho nimubwire uwo mugaragu wanjye nawe abasabira ubusabe, nabubasabira nanjye ndi tayari guhita nakira ubusabe bwe. Aba bagaragu babwira bati mugaragu wa Allah, ese ntabwo wadusabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala ko dushaka umwana? Umugaragu ahamagara Allah subhanahu wa ta'ala ati ya Allah, abagaragu bawe bakeneye umwana, bashaka umwana utunganye, bakeneye umwana. Hanyuma bamaze gufata umwana, ariko uyu mwana nawe yaje ari ikigeragezo, dore ko uyu mwana yaje kwicwa na Hidiri alayhi salatu wassalam. Hidiri alayhi salatu wassalam ubwo yigishaga Musa nanone ni nawe Hidiri yaje kwica. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ini inkuru kwayo. Hanyuma biza kurangira babonye umwana Musa alayhi salatu wassalam ahingutse avuye aho yari yagiye, Musafari yaragiye, agarutse asanga umugore aratwite, inda ni nkuru, ari hafi kubyara. Amubonye avuga ati byagenze gute ko mbona ufite umwana utwite? Aravuga ati umudamu aravuga ati twabibonye muri aya Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat. Allah subhanahu wa ta'ala ati mu byukora abagaragu banjye mu bagabo n'abagore, abayisilamukazi n'abayisilamukazi, abayisilamu n'abayisilamukazi, abemera Imana b'abagabo n'abemera Imana b'abagore, abatinya Imana mu bagabo n'abatinya Imana mu bagore, abihangana mu bagabo n'abihangana mu bagore, abanyakuri mu bagabo n'abanyakuri mu bagore, abarinda ubwambure bwabo mu bagabo ndetse no mu bagore, abarinda ibitsina byabo ntibabishore mu busambanyi mu bagabo n'abagore. Allah subhanahu wa ta'ala ati abatanga isadaka, abatanga amaturo, bagafasha abakene, bagafasha abapfakazi, bagafasha impfubyi, bagafasha abafite ibibazo bitandukanye mu bagabo n'abagore bakora ibyo bikorwa, nibo Allah subhanahu wa ta'ala yakira induwa zabo. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, uyu mugaragu yabasabiye umwana, babona umwana, Musa yindukira abona baratwite bafite umwana, arangije arababaza ati byagenze gute? Baramusubiza bati Allah subhanahu wa ta'ala yatugeneye umwana. Hanyuma barangije Musa alayhi salatu wassalam ahamagara Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ya Allah, ese uragira ngo abantu ba Bani Israel babone ko ndi umubeshi, kuba naravuze ko bazarinda bapfa bajya mu nda y'isi nta mwana bafite? Ya Allah, uragira ngo bambone mu mubeshyi? Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ati yewe Musa, ese wiyibagije ko akazi ka Allah subhanahu wa ta'ala, akazi kanjye ari ukuzamura ibiremwa byanjye nkamanura ibindi, bimwe nkabiha ubuzima ibindi nkabyica, bimwe nkabisinziriza bikagumya bigasinzira, ibindi nkabikangura bigasubira mu mirimo yabyo. Akazi kanjye ari uguhindura igeno rya buri kiremwa cyanjye umunsi ku wundi, ijoro kurindi. Niyo mpamvu mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala wikangwa no kubukenya kakanya, wikangwa no kuba nta nzu ufite akakanya uri mu bukode, wikangwa no kuba nta rubyaro ufite, wikangwa no kuba urwaye imyaka. Yobu alayhi salatu wassalam, Yobu yarwaye imyaka 18 yayimaze ku gitanda arimo yishima ibibembe, kugeza ubwo uruhu rwagiye ruratonyoka, hanyuma ruzamo n'inyo, akajya azikuramo akazishyira ku ruhande agiye kwishima, akongera akazigaruramo ngo zirye riziki yazo. Ati izi sinjye wazizanye, ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala yashyizemo ngo birye amafunguro yabyo. Uyu mubiri n'ubundi ni amafunguro y'izi nyo y'ibi bimonyo, ngaho nibyirire.
ariko yamaze imyaka 18 n'inkuru ukwayo arimo arasingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Yaranze kuva kwizima, abagore bose baragenda bamushiraho, hasigarana umugore umwe wakomokaga mu gisekuru cya Yusufu alayhi salatu wassalam, umuhungu wa Yakobo. Imitungo imaze kumushiraho, amatungo, amahena, amakoko, inka, byose bimaze gushira. Abagaragu be bose bamaze kugenda kuko bari babaho ngaho bari mu buryo bwo kuragira ayo matungo, bose bamaze kwigendera. Abagore be bagiye, asigarana n'umwe, inshuti ze zose ziragenda, asigarana na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi ni inkuru kwayo bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Turacyari muri azikaru, uburyo bwo kwiringira no gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse tunarebera hamwe inkuru zigenda zitwereka uburyo abatubanjirije babandi tuvuga ngo ihdina siratal mustaqima, nyagasani utuyobora inzira igororotse, inzira wayoboye, siratal ladhina an'amta alayhim, inzira wayoboyemo abo wahaye ingabire zawe n'inema zawe, ghayril maghdubi alayhim waradhalina, ntutuyobora inzira y'abayobye ndetse nabo warakariye. Abo Allah subhanahu wa ta'ala yarakariye ni bande? Ni babandi bica bemera Mana, ni babandi bica abahanuzi, ni babandi bica abantu bababwije ukuri, bababwira kalima la ilaha illallah, ntiyemera amahugu. La ilaha illallah, ntiyemera amahugu, ntiyemera kurenganya abandi, ntiyemera guhohotera abandi, ntiyemera urugomo, ntiyemera kwica umuntu umuhoye ubusa, ntiyemera kurenganya umuntu ngo umushire mu munyururu umuhoye ubusa, ntiyemera kumucira urubanza rw'amahugu ngo ngewe uyu muntu naramubonye yakoze ibi n'ibi kandi utaruhari. Allah subhanahu wa ta'ala byangurunuka aravuga ati ntimuzashinje bagenzi banyu ibinyoma. Abo ngabo nibo Allah subhanahu wa ta'ala yarakariye, birirwa bashinja bagenzi babo ibinyoma, birirwa barenganya abandi, birirwa babakorera amahugu, birirwa babakorera urugomo, birirwa babakorera bamena amaraso yabo y'inzira karengane. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo abo bantu bayoborwa na shitani, la'natullahi alayhi. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala yazamuye ibiganza arasaba. Amaze gusaba, Allah subhanahu wa ta'ala yakira ubusabe bw'abana baha umwana, arangije arigendera. Musa agarutse nibwo yaje asanga aba bantu bafite umwana, arabaza ateze byagenze gute? Baramubwira bati hari umugaragu waciye hano nawe nyuma yawe aradusabira kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala duha umwana. Amaze kuduha umwana, none ubu ngubu turatwite. Musa nibwo ahamagaye Allah subhanahu wa ta'ala ati ya Allah, kwamiye ko abantu batazabona umwana, bazarinda bapfa nta mwana babonye, none bakakanya bikaba biri ngombwa ko bafite batwite, bimeze bite ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ese aba bantu bagira bambonemo nk'umunyabinyoma, nk'umubeshi kandi intumwa yawe? Allah subhanahu wa ta'ala musubiza ati yewe Musa, hari umugaragu wanjye ngira isoni abagaragu banjye kuba bazamura ibiganza byabo bansaba hanyuma bakamanura ibiganza byabo ntarasubiza ubusabe bwabo. Hari umugaragu wanjye waje muri abo ngabo aransaba abasabira umwana, ndangije nakira ubusabe bwe mbahereza umwana. Hanyuma bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, igihe kiragera, Musa Allah subhanahu wa ta'ala itamubwira ati Musa, none bimeze bite ko mbona ugize icyizere gikeya kuri ngewe, ko mbona kwiringira no gutinya bigabanutse? Musa bigenze bite? Musa aramubwira ati ya Allah, nkeneye kumenya uwo mugaragu wawe wasabye ubusabe ukabwakira, ngewe nagusabye ukanga kwakira ubusabe bwanjye. Allah subhanahu wa ta'ala abwira Musa ati genda w'imigezi biruhurira, numara kuhagera urahasanga umugaragu wanjye, numara kuhagera umubwira uti Allah subhanahu wa ta'ala antumye inyama y'umuntu. Arashaka inyama y'umuntu yewe mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa yaragiye, ahageze amaze kuhagera ahura n'uyu mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, aramubwira ati ya mugaragu wa Allah, ya ibadur rahman, yewe mugaragu wa nyirimpuhwe, Allah subhanahu wa ta'ala antumye inyama y'umuntu, arashaka inyama y'umuntu.
uyu mugaragu abwira Musa, abaza Musa, yewe Musa, ese Allah subhanahu wa ta'ala umuremyi w'ibiremwa byose wakuremye nanjye akandema niwe ugutumye inyama y'umuntu? Musa aramubwira ati naam. Aramubwira ati fata icyuma cyawe ukate hano kutako, ukate kuri inyama nziza abari ushyira Allah subhanahu wa ta'ala, umubwira uti mu by'ukuri umugaragu wawe aguhaye inyama washakaga, anakupa kipande cha mwili ulichotaka, aguhaye kipande cy'umubiri washakaga. Arangije Musa aragiye, amaze kugenda Allah subhanahu wa ta'ala aramubaza, yewe Musa, inyama wayibonye? Musa aravuga ati na yego nayibonye ya Allah. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala mubaza Musa ati yewe Musa, iyo nyama y'umuntu ufite itandukanye n'iyawe? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wala quwwata illa billahi. Nta mbaraga nta n'ubushobozi usibye ibitangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ufite izihe mbaraga? Wazihawe nande? Ufite ubuhe bushobozi? Wabuhawe nande? Ufite ubuhe mutungo? Wabuhawe nande? Ufite iki? Icyo ufite wagihawe nande? Mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala yakomeje umubiri we, arihangana, bamukata inyama ku gipande ku mubiri we, bakuraho igipande, nta kinya bamuteye. Mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala ubaka kanyura ajya kwiteza urushinge, bakabanza bati tugiye kumukata ahangaha, tugiye kumuvura ahangaha, bakabanza bakagutera ikinya, mu gihe abandi bo babakasi icyo gipande cy'umubiri kandi bakagikata nta kinya babateye. Ni nako byagenze ku basahaba ubwo bari bari mu rugamba, umwe muri bo bakamukubita umwambi, bamaze kumukubita umwambi bagiye kuhandura, baravuze bate ese ni hehe, ni iki twakora kugira ngo tumukuremo uyu mwambi atababaye? Hanyuma arababwira ati nta handi najya usibye ni musara, igenda abandi musara, nimumara kubona maze kwa ngo Allahu akbar ninjiye musara, muze munkure mu uyu mwambi, ntabwo ndaba ndi kumva. Ista'inu bis-sabiri was-sala inna Allaha ma'as sabirin. Nimufate kwihangana kwanyu mukoresha isara, kubera ko Imana ibana n'abihangana. Ariko si ikibazo kirabaza kiti iyi sara iri bwakirwe, ni isara iri gukorwa gute? Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Isara nziza yakirwa kuri Allah subhanahu wa ta'ala, igirira umugaragu wayikoze akamaro, ni ya yindi mukura ku mico mibi ikamushyira ku mico myiza, ni yandi mukura mu kubeshya ikamushyira mu kuvugisha ukuri, ni yandi mukura mu kugambanira ikamushyira mu bantu bo bagomba gukorera ubuvugizi kuri Allah subhanahu wa ta'ala, ni ya yindi irinda umugaragu wa wundi wayikoze, ni ya yindi imukura, ya yindi imukumira, ikamukumira imico mibi n'ibikorwa by'urugomo. Ubakakanye turasari ariko twirirwa tugambanira bagenzi bacu, turasari inzangano ni zose mu mitima yacu, turasari ariko twirirwa turya inyama za bagenzi bacu, turasari ariko twirirwa tunywa amaraso ya bagenzi bacu, turasari ariko twirirwa turya imitungo ya bagenzi bacu mu buryo bw'amahugu, turayihuguza. Duhuguza ibyubahiro byabo, tugahuguza imitungo yabo, tukamena amaraso yabo kugira ngo twuzuze imitungo yacu n'ibigega byacu. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, ishimashita fa inakal mauti, tuzirikane ko mu byo twabaho, mu byose ibyo twatunga byose igihe kizagera dutandukane nabyo. Umugore wawe utandukane nawe ashakwe n'abandi bagabo, umugabo wawe utandukane nawe ashaka undi mugore, abana bawe ugende upfe bagushingure wenyine, bo basigare mu mitungo yawe bari kuyikora mu bwangizi bugiye butandukanye. Waranze kuyikoresha mu gufasha imfubyi,
mu gufasha abapfakazi, mu gufasha abatishoboye, lisairi wal mahrum, abari ku rugendo, abatinyuka bagasaba n'abagira isoni zo gusaba. Biringiye Allah subhanahu wa ta'ala. Mugaragu Allah subhanahu wa ta'ala uri hehe mu gufasha abantu? Hanyuma byaje kurangira iyi nyama yitwaye, Musa arabazwa ngo ese yewe Musa, iyi nyama ufite itandukanye n'iyawe? Allah subhanahu wa ta'ala iyo akubaza guha n'igisubizo arangije aramubwira ati yewe Musa, mu by'ukuri wowe nakwatse inyama y'umuntu urayinyima, kandi nawe wari uyifite, wagiye kuyishakira kundi mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyamara wowe wari ufite inyama y'umuntu wayinyimye. Aramubwira ati yewe mugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala, yewe intumwa ya Allah, mu by'ukuri uwo niwe wasabye ubusabe, nakira ubusabe bwe, bari abantu mbaha umwana kandi ntabone narabandikiye. Yewe Musa, wabashe kumva impamvu bari abantu wasanze batwite? Wabashe kumva impamvu bari abantu nabahaye umwana nari narakubwiye ko nta mwana nzabaha? Niyo mpamvu umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala kuba twasabira abagenzi bacu ubusabe bwiza. Allah subhanahu wa ta'ala ati uzakorera ubuvugizi mugenzi we bwiza nawe azabibonamo umugabane, nuzakorera ubuvugizi bubi kuri bagenzi be nawe azabonamo umugabane w'ibibi bazabona. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, dusabiranire ibyiza, dusabirane ibyiza, kubera yuko ikiza usabiye abandi nawe kikugeraho, n'ikibusabiye abandi nawe kikugeraho. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, uyu niwe mwana Hidiri. Igihe cyarageze ubwo nanone Hidiri yaragiye kwigisha Musa irindi somo, nibwo yagiye bamaze kwambuka inyanja, ndihuti munza yigarukaho kwaho, bagize ahantu Hidiri ahura n'uyu mwana, nanone Hidiri aramwica. Amaze kumwica mu gusoza nibwo yagarutse mu kubaza Musa, aramubwira ati ese yewe Hidiri, kuki wishe uyu mwana w'inzirakarengane? Mu gusoza amasomo yigishwaga nibwo Hidiri amubwira ati yewe Musa, uyu mwana nishe, ababyeyi be bakoze ibikorwa byiza, ababyeyi be n'abagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, kandi uyu mwana namara gukura azabategeka guhakana no gukora ibikorwa bibi kugira ngo ababyeyi batazabona ijuru. Niyo mpamvu uyu mwana agomba kwicwa, kubera yuko n'ubundi ntabwo abantu bari bamwemerewe, bamuhawe kubw'umugaragu wari ubasabiye kugira ngo babone nabo ibyishimo by'umwana. Kubera yuko icyaremwe cyose kizapfa, hari abana bapfa ari impinja bari kuvuka, hari n'abamara kuvuka nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa y'umunsi umwe bagapfa, cyangwa se nyuma y'iminsi 3 cyangwa se y'iminsi 7 cyangwa se y'ukwezi cyangwa se y'umwaka umwe cyangwa se y'imyaka 5 cyangwa se y'imyaka 10 cyangwa se y'imyaka. Allah subhanahu wa ta'ala ati nitwebwe tubigena. Allah subhanahu wa ta'ala yongeye agena ko uwo mwana apfa mbere y'ababyeyi be kugira ngo atazamara gukura akigira karaha kajyaye, akigira igikomerezwa, akigira umuntu wo kutuma ababyeyi be bajya muri jahannam. Niyo mpamvu uyu mwana yongeye akicwa na Al-Khidr. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, murumva agaciro ko kwiringira no kwizera no kuba umugandukiramana, wicisha bugufi kuri Allah. Arayategeka ugakora, arayabuza ukareka, ukarara ijoro ryose uhagaze uri gusingiza, uri gusenga Allah subhanahu wa ta'ala, amanywa yose ukirirwa wasibye, ugatanga no mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yakugeneye yaguhaye, kugira ngo ube muri babandi basaba ubusabe Allah subhanahu wa ta'ala abwakire. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, inkuru ya Yobu ntabwo twayinjiyemo yose, tuzayigarukaho. Inkuru ya Musa alayhi salatu wassalam yose ntabwo twayinjiramo muri iki kiganiro cyose ngo tuyirangize, tuzongera tuyigarukeho. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, wowe urinde wo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala akakira ubusabe bwawe. Turasaba, turasari, ariko se isora zacu zirakirwa? Niyihe mpamvu ituma zitakirwa mu kugana ku musozo bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala? Niyihe mpamvu ituma ubusabe bwacu butakirwa? Niyihe mpamvu ituma abagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala basaba bakakirirwa, abandi bagasaba ntibakirirwe? Bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala,
impamvu ya mbere tumenye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari ugena. Icyo Allah subhanahu wa ta'ala yagennye nicyo kiba. Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Nacyo twashaka gukora ngo tukikore cyase tukigereho usibye Allah subhanahu wa ta'ala yabishatse. Wa ma yatawakkal ala Allah fa huwa hasibuhu. Uwiringiye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala muhagije. Yamusasika Allah bidurri fala kashfa lahu illa hu wa yamusasika bi khairi fa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala abisi bose baterane kugira ngo bakugire ikibi bagukorera, ntacyo bagukorera usibye icyo Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kugena. Abisi bose bamaze guterana kugira ngo bagushire muri gereza, ntabwo babigera usibye ko Allah subhanahu wa ta'ala yaba yabyemeye, nkuko yabyemeye kuri Yahya alayhi salatu wassalam akajya muri gereza, nkuko yabyemeye kuri Yusufu alayhi salatu wassalam akajya muri gereza akamaramo imyaka 8, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yemera ko ibibazo bitugeraho kugira ngo bibinyigisho ku bandi. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala nubwo abisi bose baterana kugira ngo bagire icyiza bakugenera, bagire icyo bakumarira, ntacyo bakumara usibye icyamaze kugenwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo mpamvu ya mbere ko wasaba ubusabe bwawe nibwakirwe, ntiwite busubizwa ko kanya ahubwo ukazabusubizwa yawo muri kiyama. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, indi mpamvu ya kabiri harimo kuba dutunzwe n'ibyo kurya biri haramu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati muri hadithi al-Qudus, aratubwira ati inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Imana ni nziza ntabwo yakira usibye ko yakiri ibyiza. Inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina. Ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse abemera Mana ni nabyo yabanje gutegeka intumwa ze. Intumwa zarategetswe zigira itegeko rigira riti ya ayuha rusulu kullu min at-tayyibat wa amaru salih. Yemwe ntumwa, yemwe bahanuzi, nimurye mu mafunguro meza kandi mukora ibikorwa byiza. Wa qala ta'ala aidan, Allah subhanahu wa ta'ala arategeka abemera Mana ati ya ayyuhalladhina amanu kullu min at-tayyibat ma razaqnakum. Yemwe abemera Imana nimurye amafunguro meza twabageneye. Ntabwo umwemera Mana subhanahu wa ta'ala arya ibyo abonye byose, ntabwo uwemera Allah subhanahu wa ta'ala anywa ibyo abonye byose, ntabwo umwemera Mana wa Allah subhanahu wa ta'ala ibadur rahman umugaragu wa Nyirimpuhwe ntabwo yambara imyambaro yose abonye. Bagaragu ba Nyirimpuhwe ntabwo umwemera Mana aba mu buzima we ubwe yishakiye, aba mu buzima Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahise aganira ku mugabo wari uri ku rugendo, imisatsi ijagaraye yuzuye ivumbi, akavumbi kamwuzuye, nta suka afite. Hanyuma y'ibyo azamura ibiganza byerekeza mu kirere, aravuga ati ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, mfite ibibazo, mfite ubushumeri, ya Rabbi, ye muremyi wanjye ndi umushumeri, ye muremyi wanjye ndarwaye, mfite indwara zitandukanye, ye muremyi wanjye ndi mu ubukode bumenyanya agahanga, ye muremyi wanjye ye nta kazi ngira, yewe mfite ibibazo. Nkuko nawe akakanya uzamura ibiganza ugasaba, ariko wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malibasu haram wa ghudhiya bil haram. uyu mugaragu uburyo yarabayeho, ibyo kurya byo bikomoka muri haramu, ibyo kunywa byo bikomoka muri haramu, imyambaro yambaye ikomoka muri haramu, ubuzima bwe bwose yibera mu buzima bwa haramu. Intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arabaza ati fa an yastajibu lahu. Uyu muntu atekereza ko ubusabe bwe bwakwakirwa hashingiwe kuki? Nimba twabonye ko Allah subhanahu wa ta'ala ari mwiza, yakira kakira ibyiza, kandi Allah subhanahu wa ta'ala yaratanze itegeko ko tugomba kurya mu byo yadutegetse kurya, mu byo yatubujije kurya tukabireka, ibyo yatubujije kunywa tukabireka kubinywa, ibyo yatubujije
kwambara tukareka kubyambara, bakakanya twinywereye inzoga, akakanya twibereye mu busambari, akakanya twibereye muri haramu, twibereye muri zariba. Allah subhanahu wa ta'ala arakira ubusabe bwacu hashingiwe kuki? Arakira iswara zacu hashingiwe kuki? Niyo mpamvu izi swara zacu zitaduhindura ngo tuba abantu beza, turasara ariko tukaba babi, tukabanira abaturanyi bacu nabi, tukabanira n'aba bantu dukorera ku kazi, tukirwa n'umunabi, tukirwa n'umushiya, kubera ko ntabwo turi muri ba bandi bumva bakanumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, yamsasaka Allah bidurri fala kashfa lahu wa yamsasaka bi khayri fa huwa ala kulli shay'in qadir wa ma yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu. Ya ibadur rahman, usikum nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla. Yemwe bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndabagira inama yo kumva no kumvira Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, impamvu ituma ubusabe bwacu butakirwa, impamvu ya mbere twabonye ko ari igeno, impamvu ya kabiri twabonye ko ari uko twambaye, turya, tunywa, turi mu buzima bwa haramu, indi mpamvu ya gatatu bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala nuko turababeshyi. Tubesha Allah subhanahu wa ta'ala, turyarya Allah subhanahu wa ta'ala, tukaryarya imitima yacu ndetse n'abagenzi bacu, kubera ko turavuga ariko ibyo tuvuga ntabwo biri mu bituza byacu. Kwiringira nta kuri mu bituza byacu, gutinya nta kuri mu bituza byacu. Allah subhanahu wa ta'ala ati: ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makutani inda Allahi taqulu ma la taf'alun inna Allaha yuhibbu yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala ati: yemwe abemera Imana subhanahu wa ta'ala, kuki muvuga ibyo mudakora? Bihagije kubica imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala kuvuga ibyo udakora. Allah subhanahu wa ta'ala akunda abemera Imana barwanira mu nzira ye, barwanirira inzira ye, barwanirira amategeko ye, barwanirira idini rye, barwanirira icyubahiro cye, barwanirira la ilaha illallah, bameze nk'inyubako isobekeranye, bameze nka etaje havuyemo inkingi imwe igize ikibazo, iyo etaje irahirima. Ariko si bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, ubumwe bwacu buri hehe? Ubumwe bwacu bayisilamu buri hehe? Ubumwe bwacu yemwe bemera Imana buri hehe? Intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ati: la tadkhulul janna hatta tu'min, ntabwo muzinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala mutabanje kwemera. Wala tu'minu hatta tahabu, nta nubwo muzagira uko kwemera mutabanje gukundana. Wala tahabu, nta nubwo muzakundana mutabanje gukundira bagenzi banyu byo mukundira roho zanyu. Bakakanya ni imiryango ingahe itavuga rumwe, ni imiryango ingahe yacanye umubano, umugore n'umugabo bacanye umubano, ababyeyi n'abana bacanye umubano, inshuti n'abavandimwe bacanye umubano. Ubumwe buri hehe? Abantu bararyaryana, abantu kubera baravuga, ariko turavuga ibyo tuvuga bigarukira biro n'indimi gusa tu. Allah ati: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yemwe abemera Imana subhanahu wa ta'ala, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala, mbete murangwe n'imvugo nziza, murangwe n'imvugo z'ukuri. Mwindi aya: wattaqullaha ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kum ma'as sadiqina. Yemwe abemera Imana subhanahu wa ta'ala, nimutinye Allah subhanahu wa ta'ala kandi mubane n'abanyakuri. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kum ma'as sadiqina, nimutinye Imana Allah subhanahu wa ta'ala kandi mubane n'abantu beza b'abanyakuri. Abantu twirirwana nabo, inshuti, abavandimwe, abo dukorana mu kazi, mu by'ukuri ni abanyakuri, bakoresha ukuri. Imvugo zabo ziri hehe? Ese ibyo bavuga n'ibyo bakora babishyira mu bikorwa? Babishyira mu bikorwa nk'uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabiberetse, yabidutoje? Duhagaze bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala,
kugira ngo ubusabe bwacu bwakirwe nuko tugomba kuba turi abantu bakoresha ukuri, turi abantu beza, turi abantu biringira, turi abantu bizera Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, duhagaze mu gutinya, duhagaze mu kumvira. وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Uwumviye Allah subhanahu wa ta'ala akumvira n'intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama, uwo nguwo afite gutsinda guhambaye. Ese twumvira nde? Inama ya minisitiri yateranye ndetse n'inama y'abashehe iraterana, nyamara izo nama zose zateraniye ku mategeko. Bamwe bati iri tegeko turihindure gutya, abandi bati turigenze gutya, abandi bati turikuremo, abandi bati turihindure, abandi. Izo nama zose zateranye. Inama y'abashehe, inama y'abaminisitiri ni yihe nama? Inama y'abashehe irinzwe n'iduwa, gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gahita yakira ubusabe bwabo. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Anfal isura ya 8 ku murongo wa 55 ndetse na 65, Allah subhanahu wa ta'ala ati nihaboneka abemera Mana 20 bihangana bagasoma iduwa, Allah subhanahu wa ta'ala azatandukanya inkozi z'ibibi n'abakora ibikorwa byiza. Inama y'abashehe, inama y'abaminisitiri zose zateranye bati umujura n'umujurakazi muzajye mubaca akaganza. Itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo uwo mujura ako kaganza baciye, iyo ni sharia, agende abwira abajura bagenzi be ati dore mu by'ukuri ngewe sinzongera kwibadora akaganza bagakuyeho. Ariko indi nama yateranye ravuga iti oya, ntabwo twaba tugiye gutunga ibimuga, abantu babana n'ubumuga ari benshi, ahubwo ni mubazane tubafunge, hanyuma tubazabakatira imyaka 2 barya ibigori banywe n'amazi, tubacungira umutekano, baraho badakora batinjiza bahombye igihugu. Izo ni inama ebyiri zateranye. Abandi bati ntacyo uwo nguwo kubera ko yibisha intwaro, kubera ko yananiranye yayogoje umudugudu, nimumufata mu murase. Allah subhanahu wa ta'ala ati nibigera ku rugo rwego muzamuca akarenge, tuzarebe kazongera gutera iyo ntambwe ajya kwiba. Tuzarebe ko nimba umuntu atagishoboye kwirukanka nibyo yibye, uyu muntu azajya kwiba. Niba umuntu atabasha kwirukanka, uyu muntu azabasha kwiba. Azabishobora gute? Akarenge baragakuyeho, akaganza baragakuyeho. Ese kurasa umuntu ngo nuko yibye ngari umujura ruharwa niwo muti wa nyuma? Ubundi ukabura umwisilamu bahaye ako kazi batiterura imbunda, uramujura umurase ukoremo, numara gukora mu mbaho tumupiga mu gapara, ubundi ahita gwaza. Inama y'abaminisitiri yateranye yiga ku itegeko ry'umujura ndetse n'umujurakazi, bati muzamurase n'abarwanya, ahandi bati muzamufunge, ariko azamara imyaka 2-3 ari kurya ibigori. Yari yibye ibigori 5, yari yibye agafuka k'ibigori agashiriye umuryango we, cyangwa se cyangwa akemura ibibazo bye, ariko cyangwa se n'ingeso. Ariko uyu nguyu birangiye bagiye kumugaburira imirima y'ibigori byose isigaye mu mirima, mu myaka 2-3 bazamufunga ndetse n'ihazabu y'amafaranga runaka. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, izi nama zombi zateranye ubusabe. Nta kindi kintu cyarokoye intumwa n'abahanuzi usibye ubusabe, usibye kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragu Allah subhanahu wa ta'ala, twiringiye umuremyi w'ibiremwa byose, twiringiye umuremyi w'ibiremwa byose, uwahanze ibiremwa byose akabishyiraho bitari biriho. We ubiha ubuzima akabyambura ubuzima, we ubiha amafunguro. Ese Allah subhanahu wa ta'ala ahagaritse umwuka wawe, ninde wawukugarurira? Allah subhanahu wa ta'ala kugize akwambuye kubona, ninde wabiguha? Allah subhanahu wa ta'ala akwambuye kumva, ninde wabigusubiza? Allah subhanahu wa ta'ala ati
mu by'ukuri umuntu wanyu mwakundaga, mwaterateranyije amafaranga yose, muterateranya imbaraga zanyu zose, muteranya ubushobozi bwanyu bwose, ariko uyu muntu tumutwara mureba. Ngaho nimba kuko mwumva ko muri abanyembaraga, umuntu wanyu muzamusubiza ubuzima, muzamusubiza ubuzima, yongera mu muzima, humeke, akora imirimo ye yakoraga, bya bindi yirwaga yikanga ngo ngewe. Allah subhanahu wa ta'ala ati ingabo za Firawuna, za Farawo mu by'ukuri zatoteje abayisilamu, ariko igihe cyarageze Allah subhanahu wa ta'ala amaze kwakira idua ya Musa, ubwo yasabaga ko yabatandukanya n'inkozi z'ibibi, nibwo Allah yakiriye ubusabe bwe. Amaze kwakira ubusabe bwe, Allah batandukanya n'inkozi z'ibibi. Ndetse Musa Allah subhanahu wa ta'ala amaze kumwigisha, yizemo byinshi, nawe atangira kujya yiringira Allah subhanahu wa ta'ala no kumwizera, ndetse no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, mu gihe yatinyaga Farawo n'ingabo ze. Ubwo avugaga ati, ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamutumaga kwa Farawo, arangije agiye kwa Farawo mumusabwira Allah subhanahu wa ta'ala ati, ya Allah, nishe umuntu muri bo, ndatinya ko banange banyica. Urumva ko Musa yatinyaga nde? Yatinyaga Farawo n'igisirikari cye, mu mwanya wo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nibwo Allah subhanahu wa ta'ala mubwira ati, iyo nkoni yawe ngiye kuyihindura inzoka, arabimukorera, ndetse amana ikiganza cye ndakigira ikirabagirana. Ibyo ni ibitangaza byanyu ugiye kujyana kwa Farawo, nugerayo umubwire ngo ngewe Allah subhanahu wa ta'ala yantoranyije, angira intumwa yo kuyobora aba Bani Israel. None kurikira amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala, rekura aba Bani Israel abagende, rekura abayisilamu mu bucakara. Ariko Farawo yarigometse, iherezo rye byarangiye akurikiye Musa n'abamwemeye aribo ba Bani Israel. Yari yaratumweho abemeye, yarabajyanye. Amaze kubajyana, bamaze kwambuka, bageze ku nyanja, nibwo Musa alayhi salatu wasalam yabonye iyo nyanja, ndetse n'ababani Israel batari bafite kwiringira Allah subhanahu wa ta'ala no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, babonye ingabo za Farawo na Farawo bakurikiye, baravuga bati, yewe Musa, ese watuzanye ahangaha kugira ngo Farawo n'ingabo ze batwicira ahangaha? Mu by'ukuri turakubona nk'umuntu washatse kuturoha, turakubona nk'umuntu washatse ko dupfira ahangaha, aratwica, aradutemagura amaguru n'amaboko nk'uko yabigenjereje abatubanjirije. Musa abwira Allah subhanahu wa ta'ala ati, ya Allah, turokore, dutabare. Allah subhanahu wa ta'ala abwira Musa ati, yewe Musa, rambura iyo nkoni kuri ayo mazi, havemo hacikemo inzira 12 kuri iyo miryango ya Isirayeli, buri muryango wose wambukire mu mwanya wawo, mu nzira yawo. Hanyuma arambura inkoni hejuru y'amazi, amazi acikamo inzira, barambuka. Bamaze kwambuka, bageze hirya ku nkombe, Farawo nawe baraje. Hanyuma hageze, abanza kwitegereza ibiri kuba. Arangije aravuga ati, ibi bintu ko mbona bikaze, ko mbona noneho nta kintu ndi bukore kuri iyi ngingo, ubu ndabigenza gute? Ingabo nazo zimuri inyuma zirahagarara ziti, tubigenze gute yewe mwami wacu, yewe mutegetse, muyobozi wacu, turwane dute? Allah subhanahu wa ta'ala yohereza marayika ari ku farasi imeze nk'iya Farawo yicayeho. Hanyuma marayika arinjira mu mazi, hanyuma izindi nazo zita zikurikira Farawo, nawe akurikira gutyo. Nawe yari yanze kuba mu binjira muri ayo mazi, kuko igihe cyo korekwa cye cyari kigeze. Amaze kwinjiramo, bagezemo hagati, Allah yaretse ko binjiramo bagezemo hagati. Allah subhanahu wa ta'ala atangira kongera ya mazi kuyahuza, ahereye aho binjiriye bose bamaze kwinjira. Hanyuma
y'amazi yatangiye gusubirana ahereye aho binjiriye. Hanyuma naho basohokeye ayo mazi yongera gusubirana yose araza ahuriramo hagati. Amaze kubahurizamo hagati, Farawo abibonye gutyo aravuga ati, atangira gutora shahadu, atangira kwemera. Iyi ni inkuru tuzagarukaho kwayo. Reka tugarukira ahangaha. Iyi nkuru tuyigamo byinshi. Bagaragwa Allah subhanahu wa ta'ala, uwiringiye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aramuhagije. Bayisilamu kazi, nimwiringire, nimwambaze, nimwizere, nimuhaguruke, muhagararama ijoro ryose, musabe Allah subhanahu wa ta'ala, mukore igisibo, mukore ibikorwa byiza, mwiyegereze Allah subhanahu wa ta'ala, mubane n'abanyakuri, mubane n'abantu bafite imico myiza, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala najya kubarokora, abarokora ni nabo bantu. Mwimvangure n'abakora ibikorwa bibi, mwimvangure n'inkozi z'ibibi, mwimvangure n'ababeshi, mwimvangure n'indyarya, mwimvangure n'ababandi bagomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, babandi bica amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala bakayakanagira. Subhana rabbika bi'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لذنبي كله ديك وجعله وأوله وآخره ولنيته وسره برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الرحمن فارحمني، يا غفور فاغفر لنا، يا رزاق فارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمني بالقرآن وجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك كريم تحب العفو فاعف عني. وما يتوكل على الله فهو حسبه وما يؤمن بالله يهديك للبر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تحملنا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. اهدنا الصراط المستقيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو علي العظيم اهدنا الصراط المستقيم وهو علي العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب زدني علما وارزقني فهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.